hari igihe uzisanga wabaye nkaho uri nyina uri muri umeze nkaho uri kumushyira kuri gahunda nkaho wagira ngo uri nyina kandi ntuzigere uba nyina. Nimba ari umugabo ameze nkaho yabaye papa w'umugore. Hari imitoma rero iba muri fiyansaye. Mana n'umwana w'umukobwa weretse kumpa amagambo minsi ishize cyakora nanjye ndumva ndababaye ambwira ibintu. Hari imitoma muri fiyansaye rwose nzakubera papa wawe. Ubwo ni umusore. Imana ni nziza kandi ibihe byose Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kuri aya manywa ndabashuje mu izina rya Yesu. Uwiteka abaha umugisha yageneye abaruhuka isabato, umugisha yageneye abantu baguma mu masezerano, kuko Bibiliya iravuga ngo abava mu masezerano ari nta mpamvu bo bafite ibibazo. Ariko ubwo tukiri mu isezerano reka Imana iducunshumire iyo migisha. Haleluya. Kandi Imana n'umutunzi w'imbabazi ntabwo ibeshya, yiteguye kubidukora. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ndabashuje mwese rero kandi mwese ndabahobeye. Uwiteka abaha umugisha. Muri uyu mwanya tugiye kuganira insanganyamatsiko ivuga ngo iyo mbimenya mbere yo kwinjira mu rugo ntabwo mba nararize. Iyo mbimenya mbere yo kwinjira mu rugo ntabwo mba nararize. Nari insanganyamatsiko ndiri bukujijishemo gake, ariko humura turasoza icyigisho byumvisha. Haleluya. Iyo mbimenya mbere yo kwinjira mu rugo ntabwo mba nararize. Reka twongere dusenge. Imana Data mutunzi w'imbabazi, izina ryawe rihimbazwe. Tuje ku birenge byawe kuko ari wowe mwigisha mukuru. Turinginze ngo intekerezo zacu zicayure cyane kandi uziturishe, kugira ngo ubwo tuzanye aha hantu ngo uganire natwe dushoboze kumva icyo urimo uganira natwe. Mu izina rya Yesu, amen. Fasha ubumbure Bibiliya Luka igice cya 6. Luka igice cya 6 turasoma ku murongo wa 41. Haranditse ngo niki gituma ureba agatotsi kari mu jisho rya mwene so ukirengagiza umugogo uri mu jisho ryawe? Niki gituma ureba agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe ukirengagiza iki? Umugogo uri mu ryawe. Aya masomo mumfashe muyabike mu ntekerezo zanyu, turayahuza n'ibintu ngiye kubabwira. Hari ibintu ngiye kubabwira ni nk'ibintu bitanu umuntu wese asabwa kumenya, cyangwa se wagombye kuba waramenye mbere y'uko winjira mu rugo, mbere y'uko winjira mu rushako. Abasore n'inkumi muri mu iteraniro mugize umugisha mwinshi ko ngiye kubibabwira mutari mwinjiramo. Haleluya. Ariko kandi uragira umugisha nuri kubaka izahabu n'ubundi kuri Kristo. Haleluya. Kuko n'ubundi utumva abasore benshi n'inkumi ntabwo bafata igihe cyo gusengera bo bazabana karamata. Ubu tuniherere ukababaza umuntu ufite isaha agira mu rwiherero
gusengera umuntu bazabana akaramata akavuga ati mana ndagusaba inshuti y'umugisha, ndagusaba ukora ibi, ushobora gusanga ari bakeya. Inshuro nyinshi iyo abantu bakiri bato cyangwa bakiri mu gukundana, mu kurambagizanya, batwarwa n'urukundo rw'amarangamutima. Ndagira ngo wenda ikintu ngiye kuvuga kirumvwa n'abantu bakuze, urukundo rwo muri fiyansaye ntabwo ari rwo rukundo rwubaka urugo. Iyo umuntu ageze mu rugo birahindukaho gato. Turi kumwe? Urukundo rwo muri abakiri bato bashobora kuntera amabati, no rwose turakundana, rurashyushye. Imana ishimwe murakundana nibyo. Ariko rero urukundo rwo mwitwa urukundo ni urukundo rw'amarangamutima, kandi ni rwiza. Ayo marangamutima nayo atabayeho uwo muryango ntago wagenza ute, ntago wabaho. Ariko hari ikintu ngira ngo mbisabire basore, nkumi, inshuti zanjye, basaza banjye, namwe barumuna banjye, mufate igihe musengera abo muzabana. Aleluya. Fata igihe, bisaba Imana. Wikumva ngo bizikora, wikumva ngo niba nabonye umukobwa kanaka nkaba namwandikiye ka SMS twaganiriye tukaba yankunze turi kubyemeranywaho, ubwo birahagije. No, ntabwo bihagije. Emwe navuga ngo nta n'icyo urakora. Fata igihe usenge. Aleluya. Umukobwa nawe fata igihe usenge, ubanze namenye si uyu muntu koko Imana gufatanywa kwanjye n'uyu muntu Imana irabyemera. Ariko nanone bizaterwa n'imibereho yawe ya buri munsi. Imibereho yawe ya buri munsi nimba wimenyereza kubana n'Imana, aha hantu naho bizagushobokera. Ariko nimba mu mibereho yawe ya buri munsi n'ubundi utana uva mu bushake bw'Imana, bizakugora. Wamaze kugera mu cyo twita ubushuti cyangwa se relationship, uri kwenjoyinga n'umuntu, muri gukundana nyine, muri gusharinga ubuzima, bishobora kuzakugora kumenya kubahiriza ubushake bw'Imana. Ariko ndasaba ngo twebwe abasore n'inkumi ba Beteli, Imana ituyobore mu gutera iyo ntambwe. Aleluya. Ituyobore. Aleluya. Ikintu kibabwira nyagazaho n'amaguru yombi. Hari ibintu mama uri mu iteraniro, mugabo uri mu iteraniro, wakagombye kuba waramenye mbere yuko winjira mu rushako. Niyo mpamvu kenshi wagize trouble nyinshi mu rugo, ugasara rimwe na rimwe uko bamwe ngo bakazita, abandi bakazihunga urugo kugira ngo ruryohe rukabiha. Hari ibintu yibaye, ni ibintu ba nyogosenge bakagombye kuba baratubwiye. Hari ibintu nyogosenge wawe mu mama yagombye kuba yarakubwiye. Birashoboka ko ntiyabonye uwo mwanya kubera ko wagiye utavuze, waranyonyombye ya marangamutima. Ibuka amarangamutima wari ufite, rimwe unanagenda utanabwiye n'iwanyu, wumva ngo wagenje ute, ngo wagiye. Tubyemeranyweho, ndabizi abantu b'inda benshi ntabwo nimukora ubukwe ngo mugende ahantu babizi, gusa ndi kubatukara bo nimwana ndi kurengera uncira agasiri. Ariko ndagira nkubwire ngo abenshi nzi ko urukundo rw'amarangamutima sharishusho, ngira ngo mbwire n'abantu bakuru uzatandukanye urugo na keya, sibyo? Ni byiza ko mu rugo keya zibamo, ariko urugo ntabwo rugizwe na keya gusa. Turi kumwe? Ari igihe abantu bamwe kakantu bajya mu rugo kakabakubita, umuntu agasa n'uhungabanye, nyamara nta cyakagombye kumuhungabanya gihari. Ibi bintu birashoboka ko wenda nyogosenge yaranahara, ariko nawe akaba atarabizi, kuko nta muntu utanga icyo atagenje gute adafite. Birashoboka wenda mugabo we ko ibi bintu so wanyu yagombaga kuba yarabikubwiye, ariko wenda ntiwe no kumuha agaciro muri icyo gihe bitewe n'amaraso wari ufite, cyangwa se niba waranabimubwiye nawe afite ibyo yakubwiye ariko hari aho atagejeje kuko n'atarabizi, sibyo? Ngo rero mumfashe twigane. Aleluya. Kandi tubigendanemo neza rwose pe. Nugira ikibazo cyane nirirangira unyegera umbaze, tuganira akantu tubivuganeho gatoya. Ibi bintu ngiye kubikubwira kandi nubitekereza urasanga iyo ubimenya
mbere y'uko winjira mu rushako cyangwa mbere yo kwinjira mu rugo ntabwo uba wararize. Kenshi abantu iyo bamaze kwinjira mu rugo biba ari byiza, iyo abantu bari gukundana gutandukana, iyo mutandukanye mwese murababara, yo uratashye nawe uratashye, akabigiye bongera bagarekezanya, mbese bumva bakumburanye cyane, bifuza ngo si uko ni ryari njye nawe tuzabana tudatandukana. Haleluya. Mbese ntabwo biba ari byo. Urwo rukundo ruba ni ryari njye nawe tuzabana tudatandukana, utansezeraho, turarana, twirwana mu rugo. Mbese hari ibintu nzababwira, hari inzozi nyinshi umuntu aba afite, sibyo? Kandi nziza, kandi ntabwo ari bibi. Ariko ese niki gituma abantu iyo bamaze kubana umwe atangira guhunga undi? Kuki two twabanye dukundana twishimirana, kuki abantu bamara kubana umwe agatangira guhunga undi? Ni ukubera iki mwaba mama mwe abagabo benshi batakifuza gutaha? Nimba yagiye kumva yagorobereza, niba mbese umugabo kumva nta masaha menshi ashaka kumara mu rugo. Ibyo wenda nzabibabwira ubutaha, ntabwo uyu mwanya aribyo nshaka kuvuga. Ni izihe mpamvu zituma abagabo ko badukundaga bashaka kutuba hafi uyu munsi bakaba bari kugenda baduhunga bigira hirya? Ni izihe mpamvu? Izo wenda nzazibabwira ubutaha, ntabwo aricyo nagamije uyu munsi. Ikintu cya mbere rero wakagombye kuba waramenye mbere yuko winjira mu rushako, umusore nkumi ngira ngo umenye kuko utari winjirayo. Turi kujyana. Ikintu cya mbere gikomeye wakagombye kuba waramenye ni ukwimenya. Kugenza gute? Kwimenya. Ushaka kumbaza utese kwimenya gute? Hari igihe ushaka kumbwira niba ukiri umusore utetse rwose ndiyizi, ariko ndagira ngo usabe umwuka wera kurondora. Haleluya. Ikintu cyitwa kwimenya ntabwo nanjye uri kubibabwira, ibi nanjye mbimenye mu gihe gito, yakabaye narabimenye mbere. Hari indangagaciro mba mfite, hari uburyo mba nitwaye butari ukomeza uyu munsi. Ubu mba maze kuba maturite, mba maze gukura, hari urwego ndiho rwiza rushimishije mu bigendanye n'imitekerereze n'amarangamutima n'uburyo nakwitwara mu rugo. Ariko sinarizi ngo ugomba mbere yuko winjira mu rushako kwimenya. Kwimenya gute? Jeannette, ndi muntu ki? Bwa mbere ndi muntu ki? Ndinde icyo bita personalite y'umuntu, kumenya imiterere yanjye uwo ndiwe. Ese navukiye he? Nakuriye he? Oroshya ubuzima, wishaka gufata mugenzi wawe ngo umufate nkaho rimwe na rimwe hari igihe uzisanga wabaye nkaho uri nyina, uri umeze nkaho uri kumushyira kuri gahunda nkaho wagira ngo uri nyina kandi ntuzigere uba nyina. Nimba ari umugabo ameze nkaho yabaye papa w'umugore. Hari imitoma rero iba muri fiyansaye. Mana, n'umwana w'umukobwa weretse kumpa amagambo minsi ishize, cyakora nanjye ndumva ndababaye, ambwira ibintu. Hari imitoma muri fiyansaye rwose, nzakubera papa wawe. Ubwo ni umusore. Buriya reka mbabwire bakobwa namwe nkumi, rwose umusore araguterereza, nzakubera papa wawe. Rwanda papa wawe yaba nakiri ugategeka ko na cya papa ni kibi koko nikizi no gutetesha. Gatangira kubona sundi cya papa kiza kiri kudukangara, kitubaza ngo twatashe ryari, kitubasa bitagenze neza, kitukira kuri gahunda, ukumva ubonye umuntu uzaba meza hari arenze n'Imana simbizi. Akubwira nzakubera papa wawe, nzaguhoza amarira. Se papa yakubwiye nabi cyagiye dutandukanye ngo utashye bwije, mwihorere sheri, umwiza kumubumbe, mama w'abana rwose muzakuzambara mama w'abana banje akagutominga we. Noneho umukobwa akagenda agasinzirira aho hantu, urumva? Yamara kwasinzira akavuga rwose ko buri iwacu ari nahabi. Mbese hari imitoma, ariko birakwiye ko bibaho kugira ngo abantu bakumbure kujya mu rugo, si byose? Neza nabyo ntitwabibuze. Ariko bakobwa, wibuke nawe musore, ijambo rikubwira rivuga ngo iyo mbimenya mbere yo kwinjira mu rugo simba naganje nte nararize.
ufite amahirwe y'ibintu ndi kukubwira ariko nubiha agaciro n'umunyabwenge ariko n'igihe uzabyibuka waramaze gushaka. Abakuru mumfashe tugendane neza n'abasore kandi tubigendanemo neza. Hari imitoma vuga ngo nzakubera mama, wenda kambe Mariya ufite mama wawe wenda muhagikanye icyo ni kimwe cyangwa se wenda yarapfuye, umukobwa ati nzakubera mama rwose nzagufata neza. Umuhungu nagatangira kurota, basanye ibiryo ku meza, batashye bakamuhereza akamambiri, inkweto bakazimukuramo n'amasogisi hariya, maze ashyushye muri dushe, agatangira kubona umugore umutetesha, mu yandi magambo umugore uzi guca bugufa akamwubaha, mbega inzozi. Kandi yamureba akabona ari kubimubonamo. Turi kumwe? Ariko ibyo rero reka nkubwire, ntabwo ndi kuvuga wenda ko umugabo atakubera nka papa, ariko ngenda ashyiramo nka papa, sibyo? Ngenda akoresha icyo cyungo wenda mumbabarire, birashoboka ko umugore yakubera nka mama ariko ntiyaba mama, ntiyanaba mumbabarire wenda ntimuntere amabuye. Niho hantu hakunda kuva ikintu kivuga ngo ariko kuki umugore wanjye ahora ansuzugura, kuki umugabo wanjye ahora ansuzugura. Reka nkubwire utuntu tubiri wenda kuko icyo atari cyo nagambiriye, wenda ibisigaye ndabivuga mu ncamake ntacyo bitwaye. Hari kamvuga kuri tubiri twonyine muri bimwe bituma abantu basuzugurika bageze mu rugo. Ikintu cya mbere, aho mwahuriye, mwahuriye he? Mwahuriraga he? Mwabaga muri gukora iki? Shyiraho utubazo. Ibyo bintu hari igihe umukobwa uri muri fiyansaye nawe musore ugira ngo ntacyo bitwaye, ariko numara kubaka bizakugaruka. Umukobwa azajya kureba, yibuka ahantu yakubonye mumenyana, yibuka aho mwahuriraga, cyangwa se mukobwa yibuka uburyo wabaga umeza kikurambagiza. Kimwe mu bintu bishobora kugutesha agaciro ubuzima bwawe bwose ubana n'umuntu, icyo kintu kirimo. Icya kabiri wenda nihuta, ikintu nicyo nari ngarutseho cyo kwigira ngo nzaba papa nzaba mama. Nibyo abo twashakanye nabo bashobora guhagarara muri icyo kiyo kuko bahagaze mu mwanya w'abatubyaye, kuko nibo baturera, tuba turerana mu yandi magambo, sibyo? Ariko ndagira ngo ukore atansiyo aho hantu. Niyo mpamvu umukobwa azicara cyangwa umuhungu atondagurire umukobwa w'inshuti cyangwa umuhungu w'inshuti ye amafuti ya nyina, amwereka uburyo nyina ari mubi, amwereka uburyo isi ari mubi, isi umubyara, urumva? Amwereka bene nyina yereka uwa mbere, bose abahindura ibintu by'ibyondo biri aho, mbese bimeze nk'amase, abantu badafite ikintu bamaze. Turi kumwe? Kumbi yamaze guhuma amazi kuko uriya yamubwiye ngo aramubera nyina, aramubera ise. Reka rero bamaze kubana, bwa budasa bukubitane. Turi kumwe? Bwa budasa nibumara gukubitana, umukobwa cyangwa umuhungu ridigenze ite iveho ahumuke. Uwo muntu azakubaha ate waramaze gutesha abantu banyu bose agaciro? Arakureba akabona nawe uko yakubona gase ko akubonye, kuko hari ibyo abonye byinshi atarakuziho. Muri fiyansaye tumenya kenshi kote positive negative ntabwo dukunda kuyimenya, kandi usibye ko n'urukundo ubwarwo ruraguhumya ntubibone. None uyu munsi ibibi byawe byose ari kubibona. Iwanyu nyoko wamubwiye ububi bwe, iso wamaze kumubwira ububi bwe, bene nyoko bose babwiye ko ari we, nese ubundi akubahira iki? Kandi nene ubwo batesheje agaciro uzongera ubagarukire. Ayigamana mureke kundana n'umuhungu utamuteranyije n'imiryango y'iwanyu. Aleluya. Banza wihitemo, ese wowe ubwawe ubaye uri umukobwa upapura hano mu iteraniro, ubaye uri umukobwa mu gihe wari umusore, uri kubona wari kwihitamo? Wenda kandi tangaho urugero, wenda nkibaze nawe urahita ukibaza mu izina ryawe, nibaze ngo ese Jeannette yibaye uri umuhungu wari guhitamo kubana na Jeannette? Abantu muri kukumva? Yibaye se Jeannette yibaye uri Bonaventure, uba warahisemo Jeannette? Shyiraho akabazo.
ese uyu munsi wa none bibaye ngombwa ko kuri iyi si uhitamo umuntu w'agaciro kubana nawe, umuntu wahitamo wa mbere ni wowe ubwawe. Umuntu nahitamo bwa mbere kubana nawe ni njyewe Jeannette. Akantu karimo filozofi ikomeye ariko mumfashe mugakurura, saba umwuka wera gwe kugakurura. Haleluya. Senga Imana ikagushyikiriza, karimo ibanga rikomeye. Ese kuri iyi si bibaye ngombwa ko mpitamo umuntu wa mbere nakwihutira guhitamo ni njyewe ubwanjye cyangwa nanjye nakwijugunya? Isuzume mu mico, reba imiterere, burya uri umunyaburakari, burya uhubuka, burya ese wumva wowe ubwawe wabana nawe? Ese nimba wowe ubwawe uri kwishyira ku munzani ukabona wakubwira ngo ubaye nk'undi muntu ngo wihitemo utakwihitamo, ubwo mugenzi wawe umumereye ute? Umumereye ute? Suzume, ibaze uko umereye mugenzi wawe nimba nawe ubwawe kwihitamo byakugora. Si ikibazo. Banza rero fata umwanya wo gutuza, wige kwihitamo. Kwihitamo nusanga hari defo zituma utakwihitamo ku ruhembe rw'imbere, mbere yo kwihitamo umugabo wawe, mbere yo kwihitamo umugore wawe, mbere yuko abasore n'inkumi uhitamo wa mushuti wawe muri gucatinga, banza wumve nimba wakwihitamo. Se mukobwa, nimba uri kwishyira ku munzani ukabona uri umusore, sinakwirambagiza rwose. Nimba uri umuhungu, sinakwirambagiza nkurikije imico yanjye, uwo muntu ugiye gushyirayo urwo rusyo nini nawe ubwawe bitagukunde. Reka mvuge nti wenda nsoza iga kwihitamo, kandi ibintu bituma utakwihitamo saba umwuka w'Imana aguye kubihindura. Haleluya. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Umugambi w'iki cyigisho rero wari uwuhe? Umugambi kwari ukugira ngo biriya bintu nkubwiye uko ari bitanu gerageza kubishyira mu bikorwa. Nugerageza kubishyira mu bikorwa ntabwo uzahora urizwa n'utuntu tw'ubusabusa tubera mu rugo. Kabiri, mugabo wenda abagabo bo ntabwo bakunze kugira amarangamutima yo yaba ngo bayagaragaze inyuma, barire, bagire gute, bo barapfa mu mutima. Imitsi y'ubwonko yabo iraturagurika bagapfa mu mutima. Mugabo rekeraho gukomeza gupfa mu mutima. Haleluya. Biriya bintu iyakire, ikunde, ibabarire, imenye, gerageza kwihitamo, wumve kuri umuntu w'agaciro, wumve ukomeye. Nimba ubuzima bwawe, ndagira ngo nanjye bamenyeshe iri tangazo, nimba umunezero wawe wumva uzawukomora ku wo mwashakanye, uwo munezero uzaba w'igihe gito. Turi kumwe? Wikumva ko umunezero wawe uzawubona ku bandi, wowe ubwawe banza wishakamo iki? Umunezero. Numara kwishakamo umunezero, abandi bakabona ko wabaye umunezero, nabo bazagukunda unezeranwe nabo. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Reka Imana y'amahoro nge namwe dufashe. Nta rundi rufatiro rwashyizweho twakubakaho, ni Yesu Kristo. Kandi ibyo nababwiraga twakubaka ingo zacu, Yesu Kristo arahari nk'urufatiro. Mureke nabwiye ko zabo badapfa kuyitoragura, barakoresha imbaraga nyinshi ngo bayigereho. Nawe biragusaba gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ubishyire mu bikorwa, kandi kubyumva neza hari icyo bishobora guhindura ku buzima bwawe. Iyo zahabu ndasaba ngo njye namwe tuyubakane kuri Yesu Kristo, abasore n'inkumi, abagabo n'abagore, imiryango yacu ibe myiza. Nibyo nabasabira kuri aya manywa, nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu.